Uyu ni wa mwanya mwiza mwese mumenyereye, ni wa mwanya tuza tukabana namwe maze tukabagezaho inkuru nziza, inkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana. Ni inkuru bikomeje kugaragara ko ikomeje gushimisha benshi, ni inkuru bikomeje kugaragara ko ikomeje gufasha benshi. Kandi mwese mukomeje kuduha ibitekerezo, mukomeze muduha ibitekerezo byanyu kandi rwose turabashimira. Mujye mukomeza kubana natwe, ibitekerezo byanyu tuzajya dukomeza kubigenderaho kugira ngo dukomeze kubagezaho iyi nkuru ku buryo bwiza bunogeye amatwi kandi ku buryo izajya irushaho kubaryohera uko bukeye n'uko bwije. Ni mwese rero mwamaze gukora subscribe turabashimiye cyane, ariko namwe mutarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo mukore subscribe kugira ngo iyi nkuru uko buri munsi tuyibagejeho itazajya ibacika. Nababwira iki rero, munajye mwibuka gukora share ndetse ibitekerezo byanyu nk'uko tumaze kubikomozaho tuba tubikeneye rwose kugira ngo dukomeze gukora ibyo mushaka kandi mukunda. Twongeye kandi kubibutsa ko iyi ni inkuru y'urukundo cyangwa se ni inkuru ivuga urukundo rwa Rwema na Munyana. Ni inkuru dusanga mu gitabo cyanditswe n'umwanditsi w'umuhanga Cyiza Ngarukiye Boniface. Igitabo yacyise Imbaraga z'urukundo. Duherukana muri epizode ya 2 aho umusore Ruberwa yari kumwe n'umukunzi we Marebe. Bari mu gitanda, ibyo barimo nibyo tugiye gukomerezaho mu kanya gatoya rwose tudatinze. Ubwo Marebe na Ruberwa bari mu cyumba, Marebe ati ese mukunzi, niba atari ibanga kuki ubushize wanyitwayeho nabi ukanga ko twishimana rwose kandi urukundo rwari rwangurumanyemo? Ruberwa ati ikibasumba nta dukingirizo nari mfite sha, nagombaga kwirinda kuba nagutera inda igihe nyacyo kitaragera. Erega ntawamenya, tuba tugomba kwirinda sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ariko ubu iyi paki ureba, iyi ngiyi yuzuyemo udukingirizo, ntugire ikibazo rwose, tugiye gushimishanya wenda budukereho. Marebe ati yego sheri, nibyo pe, urukundo ntirugomba kuduhuma ubwenge ngo twibagirwe kwirinda, ahubwo mbabarire nakwitwayeho nabi, ntabwo byari bikwiye pe, cyo komeza unkoreho mukunzi, naguhaye icyicaro mu mutima wanjye, cyo nyigisha uko ngomba kukunyura, nkunyweshe ku nzoga yanjye irimo ubuki no ku mutobe w'inanasi zanjye. Bakiri muri ibyo, inziramugozi ya Rwema ibirasonye. Ikimara gusona ahita yikupa bwangu, maze bikomereza ibyo bari barimo. Bombi barebana mu maso, maze si uguseka we, bakomeza gusomana kugera ubwo bose bumva bafashwe n'amashanyarazi. Ubwo Ruberwa atangira gukora kuri Marebe, amukirigita amukoraho ahantu hose. Uri Marebe nawe ati have sheri, ariko sheri, have ariko urangirigita, have urimo uratuma mbishaka, ariko have. Ubwenge bwabo n'ibitekerezo byabo bibajyana mu busitani bwuje ibiti biteye amabengeza, byezeho imbuto zihishije, bumva bose bashaka kuzisoroma ngo bazirye.
ubwo ruberwa yiyegereza ikarito y'udukingirizo. Ako kanya bongera kumva umuntu ukomanze ku rugi nk'uko byabagendekeye ku nshuro ya mbere. Ruberwa, Ruberwa, wafunguye! Mfungurira Ruberwa, Ruberwa, fungura ariko! Maze bombi barijujuta bibaza umuntu wongeye kuza kubayombera. Uwo muntu yakomangaga cyane ahamagara Ruberwa ngo nafungure. Ibyishimo n'umunezero bari barimo by'akarusho ku munsi w'abakundana byari bijemo kidobya. Ariko wanakwibaza impamvu urukundo rwa Ruberwa na Marebe rwari rukomeje kuzamo kirogoye. Wanakwibaza uti urukundo se ni imibonano mpuzabitsina? Ariko nanone wakongera ukibaza uti ukomanze ni muntu ki? Ubwo Ruberwa amaze kumva ukomanze afungura urugi bwangu, asanga ukomanga ni umukobwa witwa Munyana. Akimukubita amaso abura hari igitira, atangira kumubwira ati Munyana we, nyumva ndagutakambiye rwose, ndakwinginze rwose mbabarira. Munyana abonye ibyo bari barimo atangira kurira, ari nakavuga ati igihe naguhamagariye ukankupa wirengagije gahunda twari dufitanye koko? Kuri uyu munsi w'abakundana si twari twumvikanye ko umugoroba wose tuzatemberana, none ndabona wandutishije undi mukobwa. Ruberwa we, ibi ni ibiki unkoreye koko? Ubwo Ruberwa ati Munyana, umbabarire rwose, nibagiwe kukubwira ko nkusaba urukundo nari mfite uyu mukobwa Marebe ureba, gusa hari haciye igihe n'iminsi nshwanye nawe, sinigeze nkeka ko twakongera gusubirana. Mbabarira rwose ndakwinginze. Ubwo Marebe nawe atangira kuvuga asaba Ruberwa kureka gukomeza kubeshya uwo mukobwa, agira ati ese ko numva urya iminwa mukunzi, mubwira ukuri kose, unamubwira icyo twari tugiye gukora. Kutavuga niki utumva? Ukunda njyewe Marebe cyangwa ukunda nako uwo mukobwa hagira ngo ni Munyana? Gira bwangu wanga amazimwe, ngo burya ngo ubanga amazimwe abantu ngo habona. Hitamo kumesa de, dore nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. Ruberwa atarasubiza, Munyana aravuga ati urambabaje rwose, kuki utambwiye ukuri imbere ya hose? Ubwo ako kanya Munyana ahera karasohoka aragenda. Ruberwa amukurikira inyuma amusaba kugaruka ngo amusobanurire neza. Amufata ukuboko amwinginga cyane agira ati Munyana, wigenda sha, oya mbabarira sha, wigenda kandi reka kurira, nyemerera untege amatwi, uranyumva? Ubwo Marebe nawe ati ariko Ruberwa we, wabaye ute koko? Ubwo urajya he usize urukundo rwawe mu buriri? Imbuto z'ubusitani bwawe zahishije, ngwino uzisorome uzirye wumva ukuntu ziryohera ukwazo. Kiza urususuruke, dore agasusuruko kanyuzuye wese mo. Ngwino di Ruberwa, ngwino ariko, ngwino ariko ndagushaka. Ariko warekanye n'uwo mukobwa Munyana, ngwino ndagushaka, dore agasusuruko kanyuzuyemo wese.
ni ahangaha dusoreje epizode ya gatatu y'inkuru y'urukundo rwa Rwema na Munyana. Mwe mwese mukomeje kubana natwe turabashimiye cyane, tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Iyi nkuru nakagaruka, ariko kandi mwe mutarakanda subscribe mukande subscribe, mukoreshe ya kandi muduhe n'ibitekerezo. Tubifurije gukomeza kugira urukundo rwiza, mwe nabo mukundana urukundo rwanyu nirutenga amatere, amahoro n'ibyishimo ndetse n'umunezero.